nanone reka twongere duhe ikaze abadukurikira muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu. Reka twongere tubahe ikaze rero kuri Lucky Tale Channel. Duheruka ubushize tuvuga ku mateka y'u Rwanda, ariko cyane cyane twibanze ku mwami Kigeli wa kane Rwabugiri. Ntabwo rero twigeze turangiza ibigwi bye, amateka ye nanone uyu munsi niyo tugiye kugarukaho. Duheruka rero ubushize tugeze mu gika kivuga uburyo Murorunkwere na Rwabugiri bari bagiye ibwami. Nabyo rero tugiye kongera kuvugaho ndetse dukomeze twanzike imbere, ariko nanone mu kiganiro ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye niyo nkuru bwati bisanzwe. Nawe rero wasuhuza abadukurikiye. Ndabasuhuje cyane. Nibyo, namwe rero turabakunda cyane, mwumve ko muri abantu b'igiciro, kandi nongere mbibutse ko kugira ngo ibi biganiro mujye mubibona uko tubishyizeho, ni uko mwakwibuka gukanda kuri subscribe, hanyuma ukajya kukazogera kari hirya gatoya ukagakandaho, noneho ukajya mubona ibiganiro byacu uko tubishyizeho. Kandi mwibuke gukora share, mukore comment, kugira ngo tumenye uko ibiganiro byanyu tubikora neza, hanyuma bize kubanogera. Karibu rero, reka tubahe ikaze nanone mu kiganiro. Kandi rero ubushize twacumbitse tubona Murorunkwere na Rwabugiri bagira ibwami. Ni naho rero tugiye gutangira uyu munsi. Byaje kugenda biti? Murorunkwere na Rwabugiri, ubwo ni Sezisoni wari ugeze ibwami. Yego. Yageze ibwami atungura abantu benshi, harimo yewe niyo twakwita nka se, ubwo yari se wabo Nkoronko. Nkoronko yaratunguwe, ariko hari n'abandi benshi batunguwe. Usibye rirabanga uwari urizi yari Rwogera, umwami Rwogera n'Abiru. Ariko nta wundi muntu wari uzi ibyari rirabanga ko Sezisoni ari we uzima ingoma. Yewe n'umugabekazi wari ucyuye igihe Nyiramongi nawe ntiyarabizi, ntiyanabyifuzaga, kuko yifuzaga ko wazamusimbura yaba aturuka mu bwoko bw'Abega. Twibutsa abantu ko ibanga rikomeye nk'iryo ry'uzasimbura umwami ryabaga rizwi n'umwami n'Abiru gusa. Yes, komeza. Ubwo rero igihe kiraba, igihe cyo kwera no kwirabura Rwogera kirarangira. Rwabugiri arimikwa, ariko yimikwa ari umwana, kuko bavuga ko yimitswe afite imyaka hagati ya 11 na 13. Arimikwa, ariko ubwo yagombaga gutegekerwa n'umugabekazi. Iki kiganiro rero Gadi, iki kiganiro nk'uko ubizi dukurikirwa n'urubyiruko cyane, ndetse ni narwo rudukurikira cyane. Hano hari ijambo kwera no kwirabura, nayo uze kwisobanura bamenye, kugira ngo tujyanemo neza. Ni imihango yabaga uko umuntu yitabaga Imana, habagaho igihe cyo kumwunamira. Noneho bo u Rwanda rwa kera, iyo umuntu yatabarukaga cyangwa se yabaga apfuye, habagaho igihe bagafata igihe runaka cyo kumwunamira, bakisiga ingwa, bakisiga ibintu byinshi byerekana ko bari mu gahinja. Nibyo rero havuye ijambo ryo kuvuga ngo kwera. Dukomeze twanzike mu kiganiro. Rwabugiri na Murorunkwere bageze ibwami. Yego. Hakurikiye bageze ibwami aratunguwe. Ibyo twari tumaze kuvaho, aho baramwimika Rwabugiri, ariko nuko yari akiri umwana wari utegetse, hategekaga umugabekazi. Umugabekazi no muri icyo gihe niwe washoboraga gukora ibitero, agakora ibitero. Hakaba hari abagaba n'abatware b'ingabo babiyobora, ariko byabaga byarateguwe n'umugabekazi, kuko icyo gihe niwe wari uri gutegekera umuhungu we Rwabugiri. Hanyuma rero Rwogera amaze gupfa, amaze gutanga
ntabwo bavuga gupfa ku mwami, bavuga gutanga. Ariko ubwo nk'uko bambwiye ngo urubyiruko kugira ngo rujye rubyumva, amaze gutanga ubwo amaze gupfa urubyiruko rubyumve, habayeho ikintu gushaka uzahorwa urupfu rwe. Guhorwa rero, umwami buri gihe iyo yatangaga hagombaga gushaka umuntu uri buhorwe urupfu rwe. Barareba icyo gihe indagu zemeza ko Rugereka ari we waroze umwami, akamuroga igituntu kikamuhitana. Rugereka bakanabihuza nuko Rugereka mukuru we yari yaratanzwe n'umwami ngo yamuteye ikintu cy'igiti mu rubavu, nuko kimuviramo kurwara igituntu arapfa. Abantu abiru bakabihuza nuko Rugereka ashobora kuba yarabikoze agira ngo yihimure kuri mukuru we nawe wapfuye muri ubwo buryo. Abantu bakavuga bati Rugereka buriya ntabwo yari yishimiye umwami kuko yishe mukuru we, akamutera ikintu mu rubavu kikamutera igituntu. Ubwo rero nawe nta kundi kuntu atari kuroga umwami ngo amuroge igituntu. Rugereka aratangwa, abiru batanze itegeko. kuvuga ngo icyo gihe umugabekazi niwe wayoboraga, hariho n'umuhungu we atanze itegeko ati yagombaga gutanga itegeko. Umwami niwe watangaga, umwami niwe wagutangaga. Ariko icyo gihe umugabekazi umwami yari amaze gupfa. Umwami yari ibyo byabaye Rwabugiri amaze kwima wewe. noneho Rugereka aratangwa arapfa, nuko ubwami burakomeza. Mu gihe Rwabugiri yari atarakura, umugabekazi yagumye gukora ibitero. Hari n'igitero yakoze, akora igitero cy'Abahima. Akora igitero mu Buhima, aratera ageze aho bahasahura inka nyinshi, bavuga ko bahasahuye inka z'inzungu nziza cyane, nuko bazigereranya nk'inka nka hafi muri 30-40 gutyo baragereranyaga. Ntabwo bavugaga imibare y'ukuri, baragereranyaga. Izo nka rero zateje ibibazo bikomeye cyane. Izo nka bakuye banyaze mu Buhima zakuruye ibibazo bikomeye, kuko umugabekazi yazigejeje ibwami, azigabira umugaragu we. Noneho umugaragu we witwaga Seruteganya. Utararenga aho ngaho, nk'uko nakomeje kubwira nti urubyiruko nyambere, ikiganiro cyacu kizajya gishyira urubyiruko imbere kugira ngo bamenye amateka yaguye. Ndibuze kukubaza, mu Buhima ugereranije ubu ngubu ni muhiye ntara y'igihugu ndibuze kumbwira, ariko hari amatsiko nagize ndagira ngo uze kuyamara. Ubundi nkurebye ku isura ndabona ko ukiri umusore muto cyane. Ubundi aya mateka ni ikibazo ngira ngo nkubaze, n'undi uwo ari we wese udukurikiye yakwibaza, ubundi aya mateka wowe wayavanye? Amateka ndi mutoya nk'uko bivuze byo, ariko amateka turayabwirwa, amateka turayasoma, amateka arigwa. Muri ibyo ngibyo wowe warayasomye? Narayize, hamwe narayize andi ndayabwirwa. Uti ndi mutoya, abadukurikiye buriya ufite imyaka ingahe? 30. Yego. Dukomeze reka dukomeze kugira ngo tutaza kubihira ababyumva. Tugaruke mu Buhima rero, bateye igitero, umugabekazi bateye igitero, inka barazisahuye, barazinyaze. Reka dukomereze kuri izo inka. Zigira gutya, ziba ziranyazwe, barazizana, ariko umugabekazi azigabira umugaragu we, umugaragu w'umugabekazi witwaga
Seruteganya. Izo nka zari inka nziza cyane, ariko wibuke ko hari abantu bari aho ngaho, hari abantu baba batishimiye ubwami, hari n'abantu baba batishimiye ibikorwa byabo. Izo nka zateje ibibazo bikomeye cyane, kuko nka Nkoronko ngira ngo uramwibuka, nakubwiye ko ari we se yari umugabo w'umugabekazi. Ubwo yari se wa Rwabugiri, ubwo yari nka se, twavuze ko ise yari Rwogera, ariko yari se wabo wa Rwabugiri. Reka tubifate ko yari se wabo wa Rwabugiri, kuko yari murumuna w'umwami, yari murumuna wa se wa Rwabugiri. Agira gutya inka ajya kuzisaba, agiye kuzisaba, zisaba umugabekazi Muronkwere, ariko umugabekazi ati inka narangije kuzitanga, nazihaye umugaragu wanjye, kandi sinzi ko nazimwambura ngo nziguhe rwose. Nkoronko biramubabaza, ariko ntiyashyirwa. Ageze aho aragenda aravuga ati ariko se ni gute inka nsaba, njyewe nsaba inka nkazimwa ngo zahawe umugaragu? Urumva byateje ibibazo bikomeye cyane. Nkoronko nawe kugira ngo ahari adaseba burundu, nibwo yatangiye kugambana. Ati ntabwo cyumvikana ukuntu umuntu nkanjye uvuka ku mwami, murumuna w'umwami, se wabo w'umwami, nasaba ikintu nkakimwa ngo nuko ngo cyahawe umugaragu Seruteganya. Muri make ishyari riravuka. Ubwo ati ashakisha uburyo bwose yakwikuraho Seruteganya wa mugaragu. Ashakisha, nibwo hatangiye kugambana, batangira gushakisha uburyo bamugambanira, batangira kuvuga ngo Seruteganya bagenda yigamba ngo afite ngo ubucuti bukomeye ngo n'umugabekazi, ngo agenda yirata mu bantu barakomeye, ngo n'ikimenyimenyi ngo yagabiwe inka, ngo kandi ari umugaragu, ngo zimwa abakomeye barimo Nkoronko. Urumva ibyo bintu bivuze, ugiye bivuga ngo umugaragu yigambye ko afitanye ubucuti n'umugabekazi, ahanini abandi babyumva bahita bumva ko ari ishyano, kandi kuko nibyo byari ishyano, bibaye ari ukuri byari ishyano. Barabivuga, ariko Rwabugiri ntiyabiha agaciro, arabyihorera. Nkoronko abonye Rwabugiri atabihaye agaciro, ubwo icyo gihe urumva hari mu mwaka wa 1860 gutyo. Urumva Rwabugiri twabonye ko yari arimo agira hafi imyaka muri 20, kuko twabonye ko yavutse muri 1840, aza kwima ingoma muri 53. Urumva muri na 60 yari arimo asatira imyaka 20. Yego, aho ngaho rero harimo n'abagore, yari yarashatse n'abagore. Ntabwo twavuga ngo yashatse umugore umwe, yari yarashatse n'abagore benshi cyane, sibyo? Dusubiye inyuma gatoya rero, twigarukiye kuri Seruteganya. Icyabaye cyo, kugira ngo yaje kurokoka, kugira ngo tubyumve neza uburyo ibyamubayeho, reka dusubire inyuma gatoya. Rwabugiri amaze kugira hafi imyaka 18, icyo gihe bahitaga wabaga umaze gusoreka, bamushakiye, bagiye kumushakira umugore. Urumva hari hariho Nyiramongi yari akiriho, yari yaranze gutanga ngo aveho. Nyiramongi ubu tuvuga ni wa wundi wari umugabekazi kubw'ingoma ya Rwogera. Yari akiriho. Urumva nawe ntabwo yari akifuza ko habaho umwami yagumya yategeka ngo anategekane n'umugabekazi w'umukonokazi. Ariko nyine urumva umwami yari amaze kugira amaboko, amaze kuba n'umusore.
sibyo yego noneho urumva umugabekazi wari uriho Murorunkwere ari we nyina wa Rwabugiri nawe yari amaze kugira amaboko nawe urumva yakururaga yishyira yashakaga ko Rwabugiri yazarongora umukobwa ukomoka mu bakonokazi nk'uko nawe ari iki ari umukonokazi indagu rero zanze kwera bagakubitiriza mu bakobwa b'abakonokazi bikanga bakabona nta muntu uzavamo bagasanga bose uzavamo umugore w'umwana umugabekazi ubwo yarabizi ko uzakomoka kuri Rwabugiri nawe azaba akomoka mu bakonokazi bagakubitiririza indagu zikanga indagu zikanga bakabura umukobwa wazaba umugabekazi nuko kera kabaye rero indagu zaje kwerera uwitwaga Nyiraburunga ntabwo yari umukobwa yari umugore usanzwe yari umugore w'umugabo witwaga Gacinya urumva indagu bazengurutse ahantu hose ngo bamushakiremo umukobwa yazarongora kandi uwo mukobwa niwe uzavamo umugabekazi indagu ziza kwerera uwo bitaga Nyiraburunga uwo yari umugore ufite abana yari afite abana batatu yari afite uwo bita Rutarindwa yari afite uwo bita Baginyonza yari afite n'undi bitaga Karama indagu zimwerera nk'umukonokazi nuko nubwo yari afite umugabo bahita bamumwaka bamuzana ibwami bamuzanana n'abana be batatu Rutarindwa ese utararenga aho ngaho ni ukuvuga ngo iyo umwami nako indagu zagaragazaga ko uwo mugore ari w'indagu ziguyeho ni ukuvuga ngo yahitaga yaka umugabo we bahitaga bamumwaka bakamuzana umugabo akajya he ubwo umugabo yabaga afite abandi bagore benshi cyangwa yabatanabafite agashaka abandi ubwo bikarangira nyine nuko byari bimeze noneho Nyiraburunga uwo yari afite n'abana barumuna be hari murumuna we witwaga Nyiramparaye hari na murumuna we witwaga Nyiramarara nawe baramuzana ubwo babazanye ari abagore batatu ariko mu rwego rwo kugira ngo bajijishe kuko indagu zari zahereye Nyiraburunga kugira ngo azavemo umugabekazi azabyare umwana uzasimbura Rwabugiri ariko mu rwego rwo kugira ngo bajijishe kubera ko ntabwo bari guhita babyerekana bati uriya niwe uzabyara umwami yashoboraga kwicwa abandi bagore b'umwami bashoboraga kumugirira ishyari bati wowe ni wowe uzabyara niwe uteganyijwe kuzabyara umwami uzasimbura uyu uriho tugomba kukwica bakaba banamugirira ishyari bakamuvana mu nzira Nyiraburunga rero kugira ngo babijijishe bamuzananye na barumuna be witwa Nyiramparaye na Nyiramarara bose barabazana ari batatu nuko Rwabugiri arabarongora nuko urumva Rwabugiri agize abagore batatu bari aho ngaho agifite imyaka mike yari agifite imyaka yari akiri muri hagati ya 18 na 20 ntabwo ari nawe wenyine yari afite n'abandi bagore benshi ariko impamvu nari nzanye aba bagore no kugira ngo ngaruke kuri Seruteganya wa undi wambwiye uti byaje kurangira gute nibyo nanjye nicyo nendaga kukubaza uyu Seruteganya byaje kurangira turimo tugana ku musozo w'iki gice cy'uyu munsi Seruteganya ubundi byaje kumugendekera gute abantu benshi bafite amatsiko ngo byaje reka wenda tubivuge twihuta aho Murorunkwere baje kumugerekaho icyasha naho bongeye nakubwiye ko Nkoronko
yatangiye kugenda kwiza ibihuha, avuga ngo Seruteganya ngo agenda ngo yivuga ngo afite ngo umubano n'umugabekazi, nuko bamugerekaho icyaha, batangira kuvuga bati none umugabekazi ashobora kuba atwite. Numva byari icyaha gikomeye cyane gutwita uri umugabekazi. Aha, kandi rero no kuba dukurikiye, reka tubashimire, ndabona iminota yo irimo igenda ituyoyokana, reka ibikurikiyeho tuzabyumve mu ubukurikiye ubutaha, ubwo tuzareba uko bamugeretseho icyaha cyo gutwitira ku ngoma, tuzareba uko byamugendekeye. Abadukurikiye rero, ubutaha tuzarebera hamwe uko umugabekazi yaje gushinjwa icyaha cyo gutwita, kandi cyaraziraga kikaziririzwa kubura umugabekazi ugatwara inda itariya. Wibuke ko n'umwami yari yaratanze, nta mugabo yari afite, yari inda y'indaro. Aha, reka tubashimire rero, nanone tubibutsa gukora subscribe kugira ngo ikiganiro cyacu uko kigezeho mujye mukibona buri munsi. Reka tubabwire ngo shalom shalom. Sawa.